Tracy yabaye scam ijoro ryakeye, nta kintu na kimwe cyari organized habe na mba. Ikintu cyansekeje n'ukuntu Rema yari yipanze bro, yari yipanze yazanye n'abaririmbyi, nawe wumva nyine Rema akojeje kuri stage ukuntu babwiye yavuze ose 1 second and done. Abaza tubigenze bitese ngo co irarangiye. Abari basigaye hagati aho aribo Bambonyi n'abandi benshi shaba buri rwirengero. Ukuvuga ngo byari bibi pe, baririmbaga ntibari bafite ahantu bari ikireza ko u Rwanda nk'u Rwanda nkurikije ukuntu nduzi rudashobora kwemerera event nk'iriya kuba mu Rwanda ngo ibe mbi. Nahuye na Prosper muri backstage kubwira ntimero ni abandi ko ndiko nimeze nka ya India ahita ambwira ngo ntango nawe ufite wicaza abantu. Tracy Music Award yari ifite nk'amanota nka 80% ubu iri muri minus. Nukuvuga ngo naya award nigeze gukora murayibuka sha yayirutaga. Sorry to say this actually mana yanje ntabwo nzi kuba ari inkuru mwihangana ariko ndazibabwira kuko nta bandi bantu nazibwira ni mwebwe nta bandi. Nuko tugiye kuri blue carpet twihuse turagenda dusa neza mwabibonye, tugezeyo tubona nyine ibintu ni sawa pe, ariko umuyaga waturukaga mu abantu b'igisenyi nabasuhuje amazi yose tuyita Kivu, umuyaga waturukaga mu Kivu sha warugiye kungarura i Kigali kabisa, warakuhuhaga neza kumva ugiye nyine kuguruka. Nuko twamanutse ahantu hari bubere event, urumva twavuga kuri red carpet batwihutisha, urumva kuri red carpet twagombaga kujyaho twambaye inkweto ndende, twambaye amakanzu ya red carpet nyine ewana ari bicika. Kumanuka rero ku mucanga ku mazi yo ubona hahuriye n'ibihe bibi kandi sinjye gusa, mana yanjye byari ibitangaza, Imana yonyine niyibizi. Nuko turamanutse turagiye, agakweto ntababeshye nagakuriye kurumva natekereje nariko agakweto kanje kagiye kujya muri iyi micanga kagahita gapfataro itangakuramo gafata mu ntoki. Nuko abantu bose bari bumiwe, ibyo ngibyo rero tube tubyihoreye man. Show yari disorganized ubwo uri VIP ugeze kuri venue, nta hantu habugenewe hagomba kuba hahari abantu bose, irondo ryari ryivanze n'ibisambo yewe umva mu buzima bwanjye aho nabereye, yaba bukwe bwo mu cyaro cyangwa ubwo mu mujyi, yaba nta kintu kibi nari nabona kimeze nka Tracy. Umva arena mwebwe ibyo muri kuvuga ntago mubizi, turaza gufata umwanzuro inkuru irangiye. Nuko ubwo turahagaze aho ngaho mu kavuyo kenshi ikintu nabonaga cyakoze undi muntu, niba ndibuze kumwandikira leta yo kumushimira n'abanyarwanda bose bakabibona ko namushimiye shani Sherry Silvadis, uriya mwana n'umwihirinzi, narinzi ko nihiringa ariko shana nabonye umuntu ndusha kabisa. Nuko turahagaze aho ngaho, umucuti wanjye Dibanj yagombaga kuba MC. Sorry. Nukuvuga ngo byari bibi pe, buriya rero ngiye nsigayemo n'intambara z'u Rwanda sha zisigaye zitsinda like
u Rwanda rutiriwe rushyiramo imbaraga ngo ruzirwana ko ruba rwarazishyizemo, kuko buriya iyo muri organized njye ntekereza ko u Rwanda nk'u Rwanda nkurikije ukuntu nduzi rudashobora kwemerera event nk'iriya kuba mu Rwanda ngo ibe mbi. Mwari muzi yuko iyi gitaramo kibereye muri arena kiba gifite abantu bagitegura babigenewe, kudashaka kuza ngo uvuge ngo igitaramo kirabera muri arena ngo nurangiza ngo uvuge ngo mukime ngo nyihitegurire umesinga up ibintu byacu, ntabwo dushobora kubikwemerera. Nuko dibanje ubundi ukuntu zari ziri kugenda ntago ariko zagomba kugenda. Mbonye Iwacu ntiyigera kategori yari ya nominatinzwemo ntiyaba, nuvuga ngo ngewe nigeze kumanuka nsanga bari kubaka, ariko nyine mbese batangiye Mana sibunda ibi bintu nayoboye uburyo ngiye mbivuga, murabizi ntago nsanzwe ngira inkuru, ariko izi nzibahishira rora nabambanga shange nta Davido na urumva. Nuko batangira gutanga award, ama performance atangira kuba, batangiye ubundi bari live, kubera ukuntu bari bafite parapara bahita bagira gute bayivaho, ntabwo byongeye kugaragara kuri Trace. Nuko barangije urumva abaririmbaga ntibari bafite ahantu bari abantu, urabona nka kuri nyine abantu bari ari aba host ba ntuza ba event, aba MC, ntago bari bafite ahantu bahindurira imyenda, ko ari ukujya kwihisha inyuma samuye ugahita ukora vuba vuba ngo mujya mugi ukagaruka. Nkibaza nti ko ari abantu baba bamenyereye ibintu nk'ibi, ni iki cyatumye bajya gukora ibintu biri mu kavuyo gutya? Urumva abatangira gutanga ama award, biki ibyagombaga kuba saa 5 nako saa 2 byabaye nka saa 5, ibyagombaga kuba saa 5 biba nka saa 8, ibyagombaga kuba nka saa 6 biburizwamo, niko nabyita. Urumva wenda nihuse ama performance yagiye aba make, bigera igihe none award zose bazita award zikomeye, urumva nizo zitangwa nyuma, ngira ngo murabizi. Performance actually ndaza kukageraho uwamaho, ndaza kukageraho ya ndaza kukageraho nako mbibabwire. Please be reminding me because it was crazy. Actually everything was a mess, so for me to choose what to tell people is just getting me oh yewe. Nuko ubwo ngubwo twihuse nyine Diamond ni abantu bo muri Tanzania ewan bari biteguye nabo, urumva bashyizemo imbaraga nyinshi, babona ko ari opportunity, ari big platform, bagomba nyine kwigaragaza kabisa. Umva Diamond yakoze ibintu bitabaho, ya performance neza, afite ababyinnyi, numva kubera ukuntu stage wabonaga ari nyakwigendera, nabonaga iri bugwi. Nuko bara performinga, performance zagenze neza. Actually yari imeze nka concert aho kugira ngo ibe award. Stress yabaye scam ijoro ryakeye, nta kintu na kimwe cyari organized habe namba. Kanu kanya kwigendera nukuri, yariri nyakwigendera. Nuko turategereza ama kategori tubona, ngiye kubona tukarinarinda aho ngaho imbere, ngiye kubona mbona boss wa Trace araje ahagaze nyine kuri stage. Urumva nagombaga gutanga nawe award yitwa Global Africa Award, kugira ngo niko yitwaga, mumbabarije. Nuko inkuru ndikuvuga zirasekeje. Nuko ngiye kubona mbona agiye kuri stage n'ibikombe bigera kuri 4 niba atari 3. Numva bahamagaye ngo umuntu ngo tujye guhamagara ngo ni umuntu watwaye igikombe, ngo not kimwe not 2 not 3.
babahamagaye Rema, best album, best song na best artist. Nuko turumirwa abari basigaye hagati aho aribo Bambonyi n'abandi benshi shaba buri rwirengero turabaza tubigenze bitese ngo co irarangiye. Rema nawe bayikojeje kuri stage amasegonda 2 Ozema and done. Oh my goodness, I will never forget today. Ikintu cyansekeje n'ukuntu Rema yari yipanze bro, yari yipanze yazanye n'abaririmbyi nawe wumva nyine Rema urumva nyuma ya Diamond amaze kubitamo performance irenze. Yikojeje kuri stage ukuntu babwiye Ozema 1 second and done. We was like bigenze gute ngo amazi ngo ari kudutera ngo ari kuva ariko amazi ku nkengero iyo umuyaga ngo uri kuba mwinshi ahita agenda nyine asatira ku nkengero. Nukuvuga ngo ikintu cyari gisigaye mu nkuru yanjye cyaburagamo iyo tugenza nka saa 9:30. Ariko nanone nkibaza none se n'ubundi ayo mazi yataza ku nkengero twari kurangiza show mu gitondo. Nuko ndumirwa kuva uyu munsi nsabye imbabazi umuntu wamvuze nabi nateguye show ya fake, ndamubariye nanjye Tracy imbabarire kuko hari inkuru kabisa umuntu adashobora kureka kugira gute kuvuga pe. Nuko turumirwa nawe ibaza umusatsi wanjye warugeze ku kibuno, umusatsi wanjye warugeze ku kibuno, ikanzu yanjye igeze muri metero inyuma yanjye, hari umuyaga, hari agakweto ngomba gukuramo nkagafata, hari agasakoshi, hari n'umusatsi wanjye nyine hita wumva ukuntu nari meze. Tugerageze tugenekereze turebe ukuntu byari bimeze. Mpura nahuye na Prosperity muri backstage agiye guperforming. Ndamubwira nti Mero ni abandi ko ndiko nimeze nka ya India, ahita ambwira ngo ntango nawe ufite wicaza abantu. Ayiga bana we cyakoze reka umbwira uko ngenda nkura. Hari imigani y'Abanyarwanda ngenda na understanding ngo naragenze ndabona uwo mugani barayamenye icyo sobanuye n'injoro. Ndikureba imisatsi yanjye unayikuye muri samu yahari nkareba ikanzu, nkareba isakoshi, nkareba inkweto, ukuntu byose byari biri kuguruka byenda kungurukana. Bakamara amazi ntabwo nzibagirwa umunsi w'ejo. Mumbabare show yabaye iminsi 2, event imwe yagomba kumabyibuze wenda nk'amasaha 5. Nasaga neza yewe, nasaga neza nyine ndabizi nanjye. Icyari kukubyereka ufata inkweto nyine nawe byibaze. Nari mfashe inkweto, imisatsi iri kuguruka, buri ya misatsi ntago ibidufasheho. Inkuru maze kuyibabwira ukuntu yagenze, wenda ikintu nababwira bari baje none ahangaha nuko ijoro kuri njyewe kanjye k'umuntu ku giti cyanjye ikintu narangiriza hano uko nababwira ko Trace ukuntu yaraye igenze. Nuvuga ngo imisatsi yanjye yagurukaga, ikanzu ikaguruka, inkweto nazikuyemo nzifashe mu ntoki, hanyuma ni igiki kindi cyagurukaga. Reka ni okay, reka mfata kandi kanya gatoya ko kuvuga ku muntu witwa Sherry Silva. Mana yanjye kuva aho nabereye mu Rwanda hari abagore nzi bari hard working mu Rwanda, tuzi twese twubaha nyine babihirinze pe. Kandi urumva nanjye kubera ko ndi umuntu ukunda nyine gushakisha nyine ibintu,
Sheri Silva nageze aho numva narira. Urumva ndi umuntu ukunda kuba emotion. Man, Sheri Silva iyo batamugira nanone n'ibyabaye biba bitabaye. Azi icyo ashaka, ni umwana uzi ubwenge, ni umva ahantu hose nandi kureba Sheri Silva, mu isegonda rimwe nandi kureba mu majyaruguru, nahindukiza umutwe nkamubona mu majyepfo, kavuga se bano bara ni bangahe, kuko yarari everywhere, ari gukoresha imbaraga ze zose kugira ngo abana be baperforminge neza nkuko nababwiye. Performance zari nziza, aho kugira ngo ibe award yari nka concert, kuko ibindi byose bituma iba award byari byapfuye. Umva byanteshamo kubabona bari kubyina, bari gukora ibintu byiza, mu by'ukuri nibyo. Ariko ibindi rwose u Rwanda hejuru.